yuko nakunze ni inkuru z'urukundo rwacu zishamikiye no ku buzima bwacu. Mu nkuru yuko nakunze y'uyu munsi byasabye ko tubanza gusubira mu buzima bw'uyu mukobwa kugira ngo mubashe kumva inkuru ye y'urukundo. Sinigeze ndyamana n'umuhungu n'umwe, none ubu ndatwite. Ni inkuru y'umukunzi watwandikiye atubwira amateka y'ubuzima bwe. Ntabwo yigeze aryamana n'umuhungu n'umwe, ni ukuvuga ko ari isugi ariko aratwite. Katubatangirira inkuru ye. Sinigeze ndyamana n'umuhungu none ndatwite. Ababyeyi banjye bitabye Imana, nsigara mbana na musaza wanjye mukuru. Twabayeho mu buzima bubi. Imiryango yaradutereranye, biba ngombwa ko tujya kwishakishiriza uko tubaho. Imiryango muri iyi minsi murayizi. Hajemo induru ku bijyanye n'amasambu n'ibindi bitandukanye, batangira kujya banaturoga. Niko gufata umwanzuro tuva aho twavukaga tujya gushaka ahandi tuba, dushakisha imibereho turi twenyine. Musaza wanjye yashatse aho akora ibiraka, akodesha inzu ya chambrette. Chambrette icyumba kimwe kitagira saro. Tukajya tuyibanamo, ngakora imirimo yo mu rugo irimo kujya kuvoma, gukora isuku, guteka, nawe akajya gushakisha uko twabona ibidutunga. Twasangiraga byose, yaba ibikoresho by'isuku, yaba ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Murumva ko twabanaga muri ako kumba gatoya twabanagamo. Sinigeze mbona musaza wanjye na rimwe ajya mu bintu by'ibigare ngo ajye mu ngeso mbi, yewe nta n'umukobwa nigeze mbona aza kumusura aho tuba. Uko niko nanjye yantoje. Yarambwiye ati, kana ka mama, urabona ko nta muntu wundi mfite muri iyi si uretse wowe. Ndagusabye, ndakwinginze, ntuzitware nabi, ntuzantenguhe ngo witware nabi, cyangwa se ngo urarikire ibintu bitari mu bushobozi bwawe, babe wenda babigushukisha, babe banagutera inda. Ndakwinginze uzihagarareho. Ndifuza kuzagushyingira, ibirori wari kuzereka ababyeyi ukabinyereka, maze aho bari bagaterwa ishema n'umukobwa bibarutse. Icyo uzakenera cyose ujye umbwira, nzagerageza ngishake mu bushobozi buke dufite, ariko ntuzigere ushukwa n'iby'iyi si ngo wiyandarike. Naramwumviye cyane ko nanjye nta bigare nagiraga. Sinkunda kururu n'abantu, kubera ko kuguma mu rugo ngakora imirimo yanjye, niyumvira akaradiyo, numva umuziki se, ibyo nibyo bintu binyura, nkumva nta kibazo, nkumva ndatekanye ndetse ndanezerewe. Imyaka yari isunitse, dukomeza kumenyera ubuzima no gushaka imibereho. Twirinze kujya mu by'urukundo ngo tubanze twigire, tubanze tubeho neza, ibindi bizaze nyuma twarafatishije ubuzima. Naje kugira gutya ndarwara, fatwa n'uburwayi budasobanutse, ndivuza biranga, bampa transfer njya ku bitaro bikuru, abaganga babura indwara, dutangira gutekereza ko yaba ari amarozi. Icyo gihe twatangiye gushaka amakuru ngo twumve ko muri ba bene wacu, ya miryango yadutereranye, babandi batwanze, byibura twumve ko hari umuntu waba waramenya ahantu dutuye, wenda akaba ari we waje akadutega nk'ibintu runaka cyangwa se amarozi runaka, nkaba narayarenze, akaba ari cyo kibazo mfite. Kubera ko icyo gihe naratekerezaga nkumva ndi wa mukobwa utava mu rugo, ndi wa mukobwa ugenda agiye kuri butike, ugenda agiye kuvoma se cyangwa gusenga, nta handi hantu njya, nta hantu nigeze njya ngo wenda ayo marozi narayariye. Numvaga byanga bikunda niba nararozwe ari ibyo narenze, kandi nkumva nta muntu n'umwe unyanga, nta muturanyi dufitanye ikibazo, nkumva byanga bikunda yaba ari wa muryango waturutsemo ayo marozi. Twatangiye kwishyiramo kuko bishobora kuba ari amarozi, yewe banjyana no ku muvuzi wa gakondo, arabyemeza, ariko avuga ko kugira ngo amvure tugomba kuzana ikimasa n'ibindi byinshi byasabaga akayabo. Kandi nk'uko nabibabwiye, twari tugishakisha, ntitwari kubona ayo mafaranga. Twarabiretse, dufata umwanzuro ko kuko niba ari uburozi, Imana izakora ibitangaza ikankiza binyuze mu masengesho cyangwa se mu bundi buryo, ikankiza bitakunda nyine ubwo nkataha nkasanga ababyeyi banjye. Umunsi umwe nagize gutya ndazengera, nikubita hasi, banjyana kwa muganga. Muganga asaba ko bamfata ibizami bakareba niba ntatwite. Musaza wanjye yabagize umusazi, ariko abaganga baranga barabikora. Ibisubizo byaraje, bigaragaza ko ntwite koko. Barabimbwiye
ngira ngo ndi kurota, ngira ngo ndi mu nzozi, narinoshaguye ngira ngo wenda numve ko nakanguka nkasanga ibintu ndimo ari byo ndi kurota atari ibyanyabyo. Naravuze nti banza hari numvise nabi, banza atari nge bari kubwira. Nasubirishijemo muganga inshuro zitabarika, nturavuze ngo ngize nte, ngo ndatwite. Nise abaganga bose injiji, nababwiye ko batazi ibyo bapima, nababwiye ko n'akazi kabo ntako bazi, wagira ngo na diplome bazi bahereye ubuntu. Narabatutse, nababwiye amagambo mabi, narababwiye nti mwanya mutarinjije mwitwa ko mwize, umuntu utarigeze aryamana n'umugabo na rimwe habe n'inshuro n'imwe, ni gute mwakwemeza ko atwite? Abaforomo babwiye musaza wanjye bati nta mukobwa ujya wemera ko atari isugi, bati byongeye kuva uhari ntashobora kubyemera ko yarangaye, bakaba baramuteye inda. Bati taha namara gutuza turamubaza neza, gusa umenye ko mushiki wawe guhera uyu munsi ari umugore utwite, ni umubyeyi, ugomba kumwitaho nk'umubyeyi witegura kwibaruka. Impamvu yikubise hasi akazungera no kubera kubura amaraso ahagije, ugomba gutangira kumwitaho we n'umwana we, ukababonera indyo yuzuye. Natwe tugiye kumuha ibinini mwongerera amaraso, araza gukira ntugire ikibazo. Narabyumvaga nkumvaho ndyamye, umutima mubi uri kunzamukamo, numvaga nahaguruka nkakubita nk'umuganga urushyi, kuko numvaga ibintu ari kuvuga ari nko kumparabika no kumpimbira n'ibindi ntazi. Gusa nyine nta kabaraga nari mfite ngo mbe nahaguruka. Nararize, amarira nyasuka ku gitanda aho nari ndyamye. Nibajije impamvu yatuma abaganga bambeshyera, nsanga nta nubwo tuziranye, ndayishaka ndayibura. Nafashe umwanzuro wo gutoroka nkajya ku rindi vuriro nkahinyuza ibyo bapimye, kuko numvaga bitashoboka na rimwe. Nabibwiye musaza wanjye, murahira rwose ko bambeshyera, ntigeze na rimwe ndyamana n'umugabo, nta kuntu naba ntwite. Yanyemereye ko tujya ku rindi vuriro bakampima, naho ibisubizo biza ari bya bindi. Nanze kubyemera, musaba ko tujya ku bitaro, kubera ko wenda mu vuriro mato yaciriritse ashobora kuba yibeshya. Nabwo aranyemerera aramperekeza. Twageze ku bitaro naho bemeza ko ntwite. Musaza wanjye yarantunganyije, ambwira nabi, ambwira ko namuhemukiye cyane, ko narenze ku nama ze, nkagerekaho no kubeshyira abaganga no kubatuka no kubaharabika, ndetse no gukinisha abaganga hejuru y'imyitwarire mibi yanjye. Narababaye kuko n'ubwa mbere nari mbwiwe amagambo mabi, noneho nkayabwirwa n'umuvandimwe wanjye nkunda cyane. Numva ko yakabaye ari we muntu nyumva kurusha abandi bose, kuko byibura waranzi neza, azi imyitwarire yanjye, azi neza ko ntigeze nitwara nabi. Ntago nigeze nita ngo ndi umukobwa w'inkumi cyangwa se ngo nambaye nte. Nicaye hasi ku butaka ndarira ndaboroga. Nabajije Imana icyo nacumuye gituma impa igihano kibi kurenza ibindi mu isi. Nararise koko. Umuganga umwe mu bari aho ku bitaro yaraje aramfata nshyira ku ruhande, ambaza impamvu ndira nkikurunga hasi ndi umukobwa w'inkumi. Namubwiye ko nta muntu n'umwe ushobora kwemera inkuru yanjye, na musaza wanjye wakanyizeye yankuyeho amaboko, bityo ko ntacyo bimaze kumubwira ibibazo byanjye. Yarambwiye ati mbwira rwose njye ndakumva, icyo nshaka ni ukugutega amatwi gusa. Naramubwiye nti umuntu akubwiye ko atigeze aryamana na rimwe n'umugabo kandi akaba atwite, wabyemera? Ese gihamya yakwerekana ko ibyo ari kuvuga ari ukuri ni iyihe? Yava he? Wabyemezwa n'iki? Yarabanje asa nk'useka, mpita mubwira naha nturebe ibyo navugaga, nta muntu n'umwe wakwizera inkuru yanjye. Yarambwiye ati hoya singusetse, ahubwo niba ari wowe byabayeho rwose tuza kuko ikimenyetso uragifite. Naramubajije nti ikimenyetso ndagifite ni ikihe? Ngifite hehe? Yarambwiye ati niba ko kuri isugi, nta mugabo n'umwe mwigeze muryamana, ntawe wahaye ubusugi bwawe, hari ibizamini bishobora kubyerekana. Naramusimbukiye ndamuhubira kuko numvaga ari nk'ijuru rikingutse. Naratashye nsanga musaza wanjye yabishe, ndabimubwira aranseka cyane, arambwira ati igihe wahinyurije abaganga ntunagira isoni koko. Naramubwiye nti mwana wa mama, kubura icyizere cyawe, gutakaza ubushuti n'urukundo rwawe byaba ari nko gupfa mpagaze. Ndakwinginze mpa amahirwe ya nyuma yo kunyumva. Niba nkorera ibyo bizami bagasanga ntari isugi koko nararyamanye n'umugabo, ntuzigere umbabarira na rimwe mu buzima bwawe. Musaza wanjye yarambwiye ati
ubwo wishyuye umuganga ngo azambeshye? Ndamubwira ntubuse koko kuzi ubushobozi bwanjye, muganga namwishyura iki? Basi wowe shaka umuganga uzanjyanaho, ushake n'umunsi uzanjyana utanteguje, byibura ubashe kumenya ukuri. Yarabyemeye anjyana ku bitaro bikoraho umuzungu. Ntekereza ko byanamuhenze rwose kubera ko aho hantu ni muri prive kandi nta bwishingizi twari dufite bwaho. Muganga yarambwiye ati nizire ko ibyo uvuga ari ukuri, kuko ibi bizami tubimenyereye ku babyeyi bapimisha abana babo bakeka ko baba barahohotewe. Narongeye ndarahira nti rwose muganga, nta mugabo n'umwe nigeze ndyamana nawe. Ati noneho no gufata ibizami twitonze nkanareba koko kutwite. Ibizamini byose barabifashe, ibisubizo bije bigaragaza ko ndi isugi koko, ndetse ko no gutwita ntwite koko. Narishimye kuko byibura musaza wanjye amenye ko ntigeze mutenguha, ariko iby'uko ntwite bikomeza kumbera urujijo. Ese natwise nte? Iyi ndaze ni iyande? Ibibazo byambanye byinshi, nsaba dogiteri kunsobanurira niba ibi yarigeze abibona cyangwa se ahura nabyo, niba yarigeze byibura ahura n'umurwayi umubwira ko atwite kandi ari isugi. Dogita yansubije ko iyo kese yigeze guhura nayo, ariko ko uwo mukobwa we yari afite umukunzi ndetse n'inda yari iy'umukunzi we, nubwo batari barigeze baryamana. Nagize amatsiko yo kumva uko byagenze. Ati ndaje mbikubwire, gusa nawe urabanza tubwire niba ufite umukunzi. Naramubwiye nti nta mukunzi mfite, nta n'uwo nigeze. Ati byawe ntibiri buze koroha kumenya nyiri uwo mwana utwite. Dogiteri yaratangiye atubwira inkuru y'uwo mukobwa. Ni inkuru ndende cyane, ni inkuru y'urukundo y'umukunzi wacu watwandikiye utarifuje ko amazina yamenyekana. Inkuru y'uwo mukobwa niba ushaka kuyimenya, dogiteri yababwiye ngo wumve uko nawe yaba yaratwise kandi ataryamanye n'umusore bakundanaga ndetse akanatwita inda ye. Watwandikira muri komenti hanyuma tukazayikugezaho ubutaha. Kandi tuzakomeza n'igice cya kabiri cy'iyi nkuru, mwumve uko uyu mukobwa yakunze. Impamvu twahereye ku nkuru y'ubuzima bwe ni ukugira ngo mwumve uburyo iki kintu yahuye nacyo mu buzima cyo gutwita kandi ari isugi cyagize ingaruka mu rukundo rwe. Niba nawe ushaka kudusangiza ubutumwa bwawe cyangwa se ubuhamya bwawe cyangwa ibyakubayeho yaba mu rukundo no mu buzima busanzwe, twandikire cyangwa se uduhamagare kuri 0739 98 47 48. Ndi Marie Grace Tuyishimire Kageme, ndabakunda cyane.